dusabe abashyitsi bacu bagire mu marembo magari, amarembo anyuramo ingabo, tugira n'amarembo anyuramo inka, tukagira n'amarembo anyuramo inyambo koko, ariko ntibagire mu marembo anyuramo abatware, maze tubazirikane. Dusabe dije mwiza akomeza habyinira umutware w'inzozi zanjye, nshimye Imana ikumva. Ndagukunda n'ukuri, ndagukunda mwiza wanjye, mahoro yanjye, ndagukunda nsaba Imana kuturinda, tuzasangira imigisha turi kumwe. ati ni impundu z'urwongerero n'umusore wacu uri ku ngoma, akaba umuhanga mu gitaramo, akaba ari umushyushya gitaramo wo mu ndimi z'amahanga bavuga ngo ni dije, ariko ni umuhanga cyane, akaba ari kutwijiriza abashyitsi rero ati murakaza. Baturutse heza, baturutse Bukunzi mu mpugu ya kera, akaba ari mu Kinyaga, ariko bakadusanga iwacu mu Bugoyi Kamuzinzi, ubwo mu mvugo zo mu mvugo Ganzo Nyabami ari mu Bugoyi. Rero ukaba bwarayoborwaga n'umutware nta wundi ari Kamuzizi ka Rusagara. Tukaba rero turi mu Kinyaga, akaba ari Bukunzi mu mvugo. Iyo mvugo yayoborwaga n'umutware rwa Gatara, akaba ari umuko wa Musinga. Tukaba twishimye rero ko mu Kinyaga ari amahoro. Turagira ngo dusabe umushyitsi gitaramo acutse umurishyo maze turamukanye. Muryango mwiza Shongore baririmba, muryango wa Ntawiheba Pascal, dufite ibyishimo bikomeye ku itariki y'uyu munsi ya 4 yo kubona abashyitsi badatera igishyika bageze mu marembo yacu. Ariko turishimye cyane ko turangajwe n'umugabo Imana yahaye umugisha ikamusiga amavuta yo kwishima, akaba nta wundi ni umushumba, ni Butera. Imana ishimwe cyane, niba utubera amazina rero. Uragira ngo mu byo twamenyereye n'urukundo duhorana, amavuta y'Uwiteka yaduhaye n'ibyishimo, ibiganza byacu bigaba amashyi bikagabana amashyo, nimunyemerere tubizamure hejuru maze tuyakomere rimwe, twereke abashyitsi ibyishimo. Karera twamenye yuko namwe muri abemeramana, Imana mudusenga ni nayo musenga, namwe muri abantu b'Imana, muri abantu beza. Nimuzamure ibiganza byanyu hejuru nk'ikimenyetso cy'abamarayika mu dupepe. Amen. Turishimye. Nanjye ni imbere yanyu nitwa Shimiyimana Jean Bosco Shema, ndi umugabo w'Isebutare. Ngira umugore umwe Imana yampaye yitwa Mariane, ubwo ni mwakiri ntashyo za madamu. Umufasha ni umwuka wera pe, ariko umugore umwe ni Nyirasabimana Mariane. Ntashyo za madamu mbaze bahaye, ngira ngo uriya musore wacu abitunganye, ubundi dutwambike. 24 bivuga ngo yaba atari Uwiteka ari umuhande rwacu, ubwo abasha bari baduhagurukiye tuba baratumize bunguri. None bene data, ko dufite abashumba tukagira ababyeyi badusengeye kugira ngo iki gitaramo kigende neza, ko mwese Imana yabimanye ikabazirikana, ikabambika, ikanabasiga, ikanabanogereza, mukaba mufite ubwiza buzira ubuhongano, mukambara mukaberwa. Ubu Imana niyakozera tugire gucya ntacyo bidutwara. Rero Butera yabwiye ngo nidutangira igitaramo turagejuru. Hano nta bajura bahari, nta n'ibisambo. Uyu telefone imwe yafite kugira ngo baze kubika ibyo batakuze batabibabikira. Ariko tuze guhumiriza duhagurutse twese, ntihagire usigara. Duhamagare Venusti, pasteur mushumba wasizwe amavuta, bamuhe mikrofone atuyobore mu isengesho, riraduha umugisha. Murakoze. Mana data wa twese, Mana nziza kandi dukunda, uri inshuti itandukana n'inshuti zo mu isi, uri umubyeyi ufite ababyeyi bo mu isi,
uri ibyiringiro by'abagutegereza. Turagushimye kuko ibyo uyu munsi wari ubizi bitari byabaho, urawuturemeye ngo tuwunezererwemo. Tugeze ahantu washimye ko duhurira duteranira ngo tuvuge kugira neza kwawe, tuvuge imbaraga zawe, tuvuge izina ryawe, kandi dutegereje n'abashyitsi bacu. Byose byavuye mu rukundo rwawe. Abashyitsi wabarinze mu nzira aho banyuze, hari ibisitaza bitari bimwe byari byabategeye mu nzira mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ariko wabanye nabo, utegura iyo mitego yose mu nzira zabo, ubashyikije amahoro, badusanze turi bazima turi amahoro. Turabigushimiye Mana. Turakuraritse rero muri iri teraniro ryiza uduhaye, ngo ube hagati yacu, tubere umuyobora n'umujyanama, ibidatunganye ibitunganye, ushyire ku murongo ibitari ku murongo. Natwe tuzavuga kugira neza kwawe, kandi bibera ahantu byose, ari bihavugirwa, ari bihakirirwa, ibyo kurya n'ibyo kunywa, ibintu byose mwami, byose bero guhesha izina ryawe icyubahiro. Natwe tuzavuge kugira neza kwawe. Uyobore gahunda yose, ari ibyo twebwe tubona n'ibyo tutabona. Turifuza rwose ko byava mu bushake bwawe no mu rukundo rwawe, izina ryawe rigashyirwa hejuru. Ubane natwe muri byose kubwo izina rya Yesu. Tugihagaze twese tuvuge ngo amen. Amen. Buri muntu ahobera uwo bari kumwe mubwire ngo umwaka mushya muhire kandi wambaye neza. Hoberane pe. Hoberane nuko. Shimwe. Urakoze. Bagira ngo dusabe kwambaye neza kubera Yesu. Kandi iki gitaramo siko benshi babibona, nubwo ariko benshi bagira ibirori nk'ibi, ariko byanze bikunze ari mu ruhande rw'Uwiteka, Imana irarisohoza. Twebwe rero tugizwe umugisha wo kubona duteranye gutya nta tiku, nta nduru, nta ndishyi, ari abamarayika batuzengurukamo, ni umugisha w'Imana. Niyo mpamvu Butera ayobora iyo gahunda nziza yaravuze ati rero umushumba nkanjye, reka tubanze yera tuyivuge neza tunayishimire, kuko kuba tugejeje uyu mwaka tukaba tugejeje n'indi twahiritse ni ibintu bikomeye. N'abashaka Imana ni igitangaza. Reka rero muraryohewe, mugiye kuryoherwa cyane. Reka bamamaganire wa mubyeyi wasizwe amavuta n'Imana, ariko dusabira umugisha Venu udusengeye neza cyane. Imana imumugisha imbaraga n'amavuta no kwaguka, n'indishyi z'akababaro bigumemo neza, no mu ijuru bazamwakira ashaje cyane ari umusaza nka Burahamu n'umuryango wose. Amen. Hanyuma rero tugiye kwakirira undi mugabo mwiza, umwe Bibiliya ivuga ngo abo kubaha mububahe kandi muzabaho icyubahiro mukubye kabiri. Reka dusabe Rora muri aka kanya atubwirire Uwiteka rwose agatuyobora mwumva ijambo ry'Imana, kandi ijambo ryiza. Hirari na murakoze, mumbabarire bibaye nukwere imvamutima nyinshi. Hirari mumuha amashyi, Imana yamuturemeye, muha amashyi. Murakoze. Musarakoze cyane, Imana umugisha. Reka nanjye maze mbaramutse. Yesu nashimwe. Amen. Cyane Yesu nashimwe. Amen. Kandi umwaka mushya muhuri kuri twese. Tugiye kubanza dusome ijambo ry'Imana umwanya muto. Umwanya muto byo ni rinini, ariko twabanje Imana byose biragenda neza. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo 22. Matayo 22. Dusome dore ku murongo wa mbere tugeze hepfo gatoya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 22, pere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Umurongo wa mbere, Yesu yongera kuvugana nabo abacira umugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we, arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Gatanu, maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe, abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu. Maze abwira abagaragu be ati, ubukwe bwiteguwe, ariko bari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri boneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Aba bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza, inzu
no gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahura gusa. Maze umwami abwira abagabo ati nimumubohe amaboko n'amaguru mujugunye mu mwijima hanze, niho bazareba bakayakinyira amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe nabo bakaba ari bakeya. Reka dusome mu Byahishuwe soze ibice 19. Byahishuwe 19 bere ku murongo wa 6 hari amagambo ajyanye n'iby'ubukwe. 19 Byahishuwe mu murongo wa 6 mu bijwi risa n'iby'abantu benshi n'irisa n'iby'amazi menshi asuma n'irisa n'ibyo guhinda kw'inkuba gukomeye kwinshi bivuga riti Haleluya, kuko umwana w'Imana yacu ishobora byose ari ku ngoma. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwe mirimo yo gukiranuka y'abera. Arambwira ati andi kuduhahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Imana nishimye. Aravuze ngo Imana nishimye. Muri ubu bukwe uyu munsi twatashye twese kandi bwiza kuri itariki ya ari umunsi itariki ya kangahe? Itariki ya 4. Ngira ngo nibwo bukwe bwa mbere bubaye muri Roma. Si bwo bwa mbere se? Imana yabiteguye neza, nihabwe icyubahiro. Aravuze ngo nihabwe icyubahiro. Amen. Ubukwe bwa mbere dutashye kuva uyu mwaka watangira bw'aba bana bacu. Rero ndagira ngo tuganire gato kuri aya magambo tumaze gusoma. Ubu bukwe bwa hano mu isi hari ubundi bushushanya ubundi bukwe tuzataha. Kugira ngo ubukwe buryohe, amabwire ibintu bigomba kuba birimo bigera no kuri 4 cyangwa 5. Kuko tubonye muri Bibiliya uriya mwami wacyurije ubukwe bw'umuhungu we, Bibiliya avuga ngo uwo muhungu yari yarongoye niko handitse. Ariko atumira abantu ariko yarabanje ngo baga n'inka, yari yabaze ngo biryoshye. Buryo ubukwe bugomba kuba burimo ibiryo. Kugira ngo buryohe haba harimo ibyo kurya, icya kabiri harimo ibyo kunywa, icya gatatu ugomba kuba urimo n'abantu babutashye, icya kane abantu babutashye bagomba kuba bambaye neza. Kuze ngo bambaye gute? Baba bambaye neza. Abyo ari umwambaro w'ubukwe abantu bataha. Iyo tugeze yaboye hariya mu mujyi ku Gitega, burya ziriya sale za Nyabugogo, ziriya sale zo ku Maison de Jeune zituye hariya, abantu bakorera ubukwe baragowe, kuko akenshi bakoze ubukwe abitumiye nibo benshi bazi. Abenshi nta n'ubwo banateka buriya mu ngo zabo, ntibateka. Reka da abana bo baje bose n'abadamu barabimenye, nimuteke kubera yuko umunsi ubukwe buraba. Akenshi babuzamo batanatumiwe bakigizanya muri rero. Bana rero ndaba twese ngende ndishama amaso, twese twatumiwe, kandi n'utatumiwe nahumure aha ni mu nzu y'Imana. Biriya yatubwiye ngo rero amaze gutumira, arangije abantu yatumiye baraje, oya ntabwo baje, yarababuze. Arongera batanga n'impamvu, batanze impamvu. Bamwe ngo twagiye mu binibi, yewe atuma n'abandi bagaragubi bo bahageze ahubwo baranakubiswe. Uko bakubiswe pasi, yewe barakubise banabica. Udutumira mu bukwe nkana buriya kandi ni Yesu wari mutumira abantu. Muzi ko Yesu atumira abantu bose ngo baze. Biriya tubwira ngo mwese abarushye n'abagize bate n'abaremereye muze munsange na gute n'abaruhura. Yari yatumiye buriya n'abayuda agira ngo abatumire barabyanga, kandi agakiza karakabo. Ariko natwe turishima Imana ko twabonye agakiza twara abanyamahanga. Biriya tubwira ngo natwe abanyamahanga twigijwe hafi n'iki n'amaraso ya Yesu. Yesu yarakoze atugira abana b'Imana. Muri uyu mwanya rero ntatinze, uyu muntu watumiye abantu ngo yageze arimo agendagenda abona bamo abantu, umuntu umwe utambaye iki? Amubwira ati waje gukurikirana. Namaze ntekereza so bino jambo, uriya muntu yaza kugira nk'umwavoka, akagira nk'abametere, tugira abametere bazi kubura. Aha rwanza ari kumubura. Umuntu se yaje gukurikirana kandi bamwamagaye bazi.
agomba kuza, ariko nubwo yatumiwe agomba kuza yambaye umwenda w'iki? Umwenda ni ikintu bapfu. Waje ariko waje mu bukwe, ugomba kuba rero wambaye umwenda w'iki? Umwenda w'ubukwe. Bibiliya iratubwira ngo tunezerwe twishime, tujya gute? Twihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama bwiza gute? Busohoye. Kandi umugeni we akaba yambaye umwenda, iyo myenda mugereranywa n'iki? N'imirimo yabereye iki? Yo gukirana. Mbifurije rero ko ubukwe bw'abana bana bacu mbasaba ko namwe mwakwambara umwenda w'ubukwe kugira ngo n'ubwo Yesu tuzabutahe mu izina rya Yesu. Kandi muzajye mu ijuru. Amereze ni mu ijuru. Gahunda ni hehe? Nyuma y'ubukwe hari ubundi bukwe dufite invitation y'abantu bose batumiwe nyine. Yesu ari ku musaraba burya yavuze amagambo akomeye. Yavuze amagambo agera kuri 7, ariko ari naho yarambuye amaboko aravuga ngo byose bize gute? Birarangiye. Kugira ngo umwenda ukingirije cyane wari ugize gute? Wawutabutsemo kugira ngo buri wese agire gute? Yegerere. Mwese rero muratumiwe kandi mugomba kwambara umwenda wera. Umwenda wera nta wundi ni agakiza Yesu yatanze. Kandi amaraso Yesu ahari ngo tweze adutungane. Mbifurije ubukwe bwiza mu izina rya Yesu. Amen. Mugubwe neza cyane kandi aba bana bacu ntekereza ko bizagenda neza. Ikindi cyaka kuvuga, iyo umuntu akorera Imana, burya Imana irahemba. Uzi ko Imana ihemba? Abantu bakorera Imana bajya bahembwa bakiri no ku isi. Petero yagize kubaza Yesu atangiye akazi, ko twasize byose tukagukurikira tuzagira gute? Tuzahembwa iki? Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo mukiri muri iyi si nzabahemba ibiruta inshuro zingahe? Inshuro 100. Nibirangiza ngo iki? N'ubugingo buhoraho. Muzi ko niwe dukorera Imana no ku isi duhembwa. Uzi no kuba duhumeka nta bapfuye ari igihe abagihumeka bavuge ngo amen. Amen. Uzi no kuba uri mu birori nk'ubu utari muri gereza, uzi ko ushobora kujya gusaba uruhushya kugira ngo ukore petit besoin gusa ukarisabira uruhushya. Hari n'umuntu uryama ntahindukire, agahindukira bavuze ati mwese muhindukirire rimwe, agahindukira isaha yo guhindukira bitaragera, ntuhindukire, wahindukire kumva umugire ati guhindukira we, ariko twebwe turayura tukagira gute? Ariko Imana yarakoze. Amen. Abagihumeka bavuge ngo amen. Uragenda vaheviye. Uzi ko umuntu utaza mu gihugu cye kubera impamvu runaka, Petero wacu mu Rwanda ururimi rumwe, Imana ntiyakoze beza. Twikomera amashyi Imana yarakoze. Iyo kwa dutashye ubukwe bw'abana bacu bakababona ibirori byose babibona, ni ibihembo Imana itanga. Ndagira ngo mbifurize kugira ngo ubukwe bw'umwana w'intama ni gusohora, natwe tuzabutahe tudafite ikimwaro, kwambaye imyenda yera. Ndashoje rero, ndabizi umuntu yigisha ijambo ry'Imana kenshi ubukwe bugatinda, bakunda kuvuga ngo abapasiteri ngo bararondogora, barondogoye we. Kandi mwe mujya kwifotoza muri fotoza wongera umuhengeke ntawo gusakuza, ariko umupasiteri ataravuga we. Oya reka mutaza kutubeshya, muze kuzira ibindi amasaha yenda yindi yanyu muyirwarize, reka twebwe abapasiteri reka turangije ndi umwera nambaye umwenda wera n'ikote ryera. Shikuri shoje hakiri kare. Muzajya mu ijuru amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Nimuvugire rimwe ngo amen. Amen. Noneho abashyitsi cyane muzitunga ibiganza kuki tumusabire umugisha. Umugisha no kuramba no kwaguka no kuzirikanwa n'Uwiteka ibihe byose kuzageza ubaye imvi zibaye z'uruyenzi nka Sharire. Amen. Amen. No kuramba nka Yakobo. Murafashijwe. Sinabeshyara? Ubu rero ni nyakirano, ni impoborano y'abana b'Imana. Ni kwa kundi baririmba ngo turabakiriye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bibahobere, turabakiriye. Nyamara muguwe neza. Pawulo yarabivuze ngo ijambo ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Petero aravuga ngo ni ukuri dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, muzaba mugize neza. Muvuge ngo amen. Amen. Ubu bantu mugeze batabashyara ibimandwa, batazanye ibikono, batababwiye ngo nimucire hariya ngo batere ibyuhagiro, bakaba babubahikirije ijambo ry'Imana, mwaha Imana bashyiko muguwe neza. Turakomeza igitaramo cyacu mu 1943 ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 muri 43 nibwo Imana yerekanye u Rwanda kwiruhaye agaciro munsi y'ubutabu bwa Sahara.
iravuga ngo wivutse umuhungu bita Rudahigwa. Aravuga ngo mubambanjirije bose n'umubabayeho bose nta wigeze umenya Imana yo mu ijuru. Bararaguza bagaterekera. Arapfukama yirengagije se. Wanze umwuka wabera batigiyewe Charles wo Pierre ndabatizwa amazina 3 u Rwanda rweguriye Imana n'abamarayika na Maria n'umuhungu wa Yesu. Nimuvuge ngo amen. Niyo mpamvu rero dusenze ntabwo ari ibindi twebwe twamenye Imana kandi twayokojwe cyagiye kubwa abantu Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira rero munakire umusaza wacu ni nawe wampaye uyu mwanya ari we mushumba Imana asize amavuta butera atwakiriye abashyitsi murakaraba. Urakoze cyane Karera we aguhindurire uruvugiro yagiye uwo muhungu amenye uko ntajya yigenza. Arakoze cyane numva biciyemo neza. Nari nkubaje ni amahoro se? Amahoro ni amahoro rwose, tuguwe neza, turashimira Imana. Igitaramo dusanzemo se ukurikije aho usanze kigeze wumva umeze gute? Yewe ni ibyishimo gusa n'umunezero, kuko bigira uko bisa gusanga abantu bavuga Imana. Nanjye rero nishimye, naguwe neza ndetse nabo turi. Kanze nkwegere nkwakire uri umuryango wa ntawe ya Pascal. Abyumvise ko turi mu Bugoyi. Iwanyu kera hari mu Kinyaga. Hari mu Kinyaga. Ubuse hasigaye ari hehe? Ariko muri Kinyaga cyari kigizwe n'impugu ebyiri cyangwa se uturere tubiri mu mvugo y'abubu. Hari hagizwe rero n'ubukunzi ndetse n'ubusozo. Iwacu rero hari mu busozo. Hari mu busozo. Ariko uko natwe twarayobotse kandi tuyoboka neza, ubu ni Nyamasheke. Ni Nyamasheke. Nuko muturutse Nyamasheke. Nuko turabakiriye iwacu natwe kugira ngo uzumve neza, cyangwa batazi uko hitwaga kera. Ubu ni Rubavu. Turabishimiye rero. Turabishimiye umuryango wa Pascal. Usanze turi mu gitaramo cyo gushima Imana no gusoza umwaka wabyumvise. Turimo twibukiranya by'Imana yadukoreye umuryango, ariko nanone tunazirikana ko hari n'ubukwe tuzataha. Niyo mpamvu rero twabatumiye kugira ngo namwe muze dutaramane. Karera afundure uru ruhisho, urakirukuraho ikoma, akirishyira muri uru runywero. Akira uruhisho ubu rugiye kubiza Imana. Akira. Tugongere se? Yewe. Wowe ni wabanza? Oya, nta kibazo. Intero uri butere niyo ndi bwikiriza. Nintatera ntubikiriza? Ngomba kubanza nkubahiriza ndeba. Kanongere. Kongeye se ubundi bitwaye iki? Urugendo rwo hariya ntugire ngo rurushye. Kongera rwose. Biyongererwa ntacyo bitwaye. Mubyeyi mushumba utera iranyura itama. Ubuki buranyura itama. Agira nti rero umwenzi wanyu akomeze urutoki, kandi urutoki rwanyu ntirukanyure nk'amasata. Nuko nanjye icyo ngusezeraniye ndakunywera. Mwongereremo sha, mwongereremo ngo arambure, rego urugendo bagenzi bose buriya. Nanjye mushwekere rwose. Nuko ongera uzure ntacyo bitwaye. Nuko mubyeyi.
murakoze cyane dusangire twese kandi ababishinzwe bakira abantu mubonye urugendo bagenze ko ari rurerure mubakire bose rwose kandi bagubwe neza ndabizi ko twabiteguye neza dusangire rero usubire mu byicaro hanyuma tugutaramire kandi rwose bakomeze bakurikirane bakurebe neza bakwakire murakoze cyane mutwaze sha nawe mutwaze gereza hariya iki mushingiyeho mutabaha amashyi ibiganiro nk'ibi ngibi ni byiza kuko Imana yaravuze umugabo w'umuhanga bita Yubu ngo ubwenge bufitwe n'abasaza kandi kumenya bufitwe n'abarama iminsi myinshi. Reka dusabe andi mashyi tuyaha abasaza batuganiriye neza. Ndagira rero ngo Derire muragiye Deri ubu bwoko bw'Imana data yavuze ngo unywa amazi mu mukoma ikiziba mu muhamazima nta kiziba tugira wo afata mu imwe mufate mu nda abanywa agahiye bihangane barebe mu ijoro Kristari natwe niho turi kureba. Cyakora abakijijwe vuba bagifite agahinda k'inzoga mu bahitoni. Ari igihe umuntu akizwa agasigarana agahinda kazo umukubita tubika akagendana n'abandi ntacyo babitwara. Turagira ngo dusabe dije bari kwakira abantu mu minota 2 yonyine aturebera indirimbo yateguwe nziza ayiduturira aba bantu bose. Amen. Ubikoze neza Imana nawe ikurebe neza. Mubyeyi wanjye Shongore baririmba mushumba iyo umugabo ambebye nkuko ababyeyi bareba abana menya yuko agukeneye. Niba mugireho umugisha rero wongere umungereze mu bigero muhambyinira murasi intego muri iki gitaramo cyiza. Murakoze. murakoze cyane Dukare karame muzeye ngo babaye batari bamara kukwakira rero urashaka kugira icyo tuganiriza muri iki gitaramo. ndimo ndeba nkabona nta kibazo barimo barabamenya ntacyo bitwara kuba nanjye nababaganiriza. oya ntacyo bitwaye rwose. Urakoze muzeye. twakomereza aho twari tugereje bijyanye no gushima Imana gusa urakoze nta cyane. kindi. Tubanje kubashimira Muzeyi Pastor Butera bashimiye ko duhaye ikaze kuva tugera ku bikindi by'amarembo yanyu mwatwakiranye urugunga rwaje mu rugando ni neza ntabwo mwaturashumuza ahubwo mwatumaje agahayo. Abangiraniye abo twagendanye mufashe duhuze ibiganza dushimirize imfura. Muzeyi tuje tubagana tuje duturutse mu muryango w'umuzeyi Ngarukiye Filimoni hariya Nyamasheke. Tuje rero tugenzwa n'ineza tugenzwa n'urukundo cyane ko twari tuje tugana umuryango mwiza umuryango w'umuzeyi Pascal z'umwihariko umuryango w'abemera Imana kandi tukigera hano mutwakiriye neza mutwakirana imvugo nziza mutwakiriza ijambo ry'Imana turavuga ngo amen. Twaguwe neza rero imitima yacu yishimye nge nabo turi kumwe twavuze ngo uyu muryango n'umuryango mwiza abagana imiryango bagana uyu nguyu. Muzeyi rero urabona ko ndi kumwe n'isibo ngari ariko muranyemerera mbabwire abo turi kumwe hano ku ruhembe rw'iburyo n'ibumoso. Hano ku ruhembe rw'iburyo ndi kumwe n'umubyeyi ukomoka ku Rukiryi umubyeyi Ngarukiye Filimoni ndetse n'abavandimwe biwe n'ababyeyi be akaba aribo bari ku ruhembe rw'iburyo. Uruhembe rw'ibumoso ndi kumwe na mukuru wanjye Masumbuko Yohani Bosco ndetse agakomeza n'umushumba Eric udushumbye aho natwe twizerera naho twakirira ijambo ry'Imana ndetse nabo bari kumwe b'umuryango n'inshuti. Turi kumwe rero n'ababyeyi b'amajigija turi kumwe n'abakiri bato
turi kumwe n'abagabo bikwerere tuje muri uyu muryango tugenzwa n'ineza ariko muzeyi mu gitaramo kwa data barambwiye bati igihe cyose uzagana umuryango w'umubyeyi Pascal uramenye utazagenda inkokora zireba inyuma. Munyemerere rero by'ejuru mbwire wa mukobwa wanjye Debora ajye ejuru na musaza we Patrick maze banyegereze icyo data yampaye kugira ngo nanjye muri iki gitaramo cyiza cy'umuryango nseruke neza. Munyegere rwose. Padiri ntugasige Debora dore n'umushiki wawe mubyeyi mwiza kuko natwe twagize umugisha tugatumirwa muri iki gitaramo. Data rero yantumye arambwira ngo ningera hano bashyikirize intwererano ariko zikaba ari n'intashyo z'umubyeyi. Iyi ni intwererano ariko ikaba ari intashyo z'umubyeyi ukomoka ku rukiryi. Nibyo Filimon ubuki nk'ubu urangiza imanza ebyiri ikaba intwererano ikaba ari ntashyo. Oya buriya oya nibyo kwabivuze se oya ntacyo bitwaye. oya turashimye kandi ntacyo bitwaye ibyo se twabipfa ndi wawe se ko nta kibazo. oya ntacyo bitwaye pe ndi mu biganza byawe nta kibazo mubyeyi. iyi ni intwererano ikaba ari ntashyo byose ni ntacyo zo kuvuga ngo nutanga iyo ntwererano ubabwire ko mbatashye. ngize ngo urazane intwererano uzane n'intashyo. yambwiye ngo nuyitanga umbwirire umubyeyi umushumba utera ko ndi kubatashye. so wahise izina rimwe ubwo ngubwo koko ni intwererano. kirasha Debo ngaho egera Padiri kira yandasha ntukaze ugende mukore mu biganza by'umubyeyi abahesha umugisha. Debo ni amahoro ura Padiri nuko mugera namwe musoma ko gafanta menye ko mwavuye iwacu ngaho nimugende mwishongora niko karebe urakoze. harya ngo isi intwererano n'intwererano mwana turayakiriye rwose hanyuma ijyanye n'intashyo nabyo nushaka kugira ngo cyane zo tuzakire. Murakoze cyane umuryango wa Filimon urabatashya zo ntashyo nazo turazakira kandi urabakunda. byo no kuri birahagije tujyaho gushaka izindi nzoga hoya iyi ni intwererano hanyuma intashyo nazo twazakiriye akiri intashyo z'umuryango wa Filimon. Urakoze cyane maze rero muzee ndagushimiye rwose. Murakoze cyane murakoze rwose. abangira nti muri wa mwanya mwiza w'iki gitaramo natwe dufite ubutumwa bw'umuryango nimubona hageze muze kuduha umwanya kandi nkabagira nti umwe mu biganza byanyu simbe mu by'undi. Murakoze cyane. Murakoze rwose. gusa wagukira mu biganza bya Pascal icyo byagutwara. Oya iyo ndi mu biganza byawe n'abandi bose mba ndi mu biganza byabo ariko nagize umugisha kuba nasanze ari we turi butaramane. Urakoze wamfura. mura subira hariya mu cyicaro twaguteguriye kandi cyiza. Urakoze cyane. niko ye karame nahigize ngo zari ntashyo duha hanyuma tugakomeza tugatarama tukerekeza igitaramo tukabyina tukizihirwa. none uragira uti hari ubundi butumwa bundi ufite? uriya mubyeyi mwiza mu bitaramo by'abanyarwanda kandi twese dusangiye biri mu byiciro bitatu. hari ibitaramo urugera urutaga ndetse n'amakuru. abangirani rero nimugera mu mwanya w'amakuru muze kumenya nanjye mbataramire. ushaka kuduha amakuru kandi ni amakuru meza y'umuryango. okay kandi rero ko isaha amakuru yabigeze harabura iminota 4 ngo amakuru mu kinyarwanda tuyumve ariko birashobora ko hari abandi bari buze kwatugezaho nabo. hari nayo twumvise saa 3 ntubizi ko nari nakubwiye ko
turibuze kuba dufite irindi jambo rikomeye. Hari ayo twumvise kandi meza muri uwo muryango, usanzwe dufite umunezero, ariko reka mubwire, niba ushaka umwanya wo kuduha amakuru kandi akaba ari amakuru meza, ari mbonye urambura Bibiliya nkagira ngo bagira gukomerezaho wa mugabo yarasoreje, ariko niba ari n'amakuru y'umuryango ni karibu rwose. Reka tukwakire naza kuvuga ngo reka mbanze mbaze umuryango, urambwe ngo wambishe mu biganza byanjye. Reka mu izina ry'umuryango tukwakire ubanze tugezeho ayo makuru, hanyuma ibindi biganiro nabyo turaza kubikomeza. urakoze mubyeyi. Rega icyambere ni amakuru mwabana, icyambere ni amakuru uriya. mwongere dushimire umuryango mwiza ya Joro Patiri Deborah Nyegera, umuryango mwiza. Twongere abana urugendo rurakomeza barugenda ko shaka aba bana n'abari izindi zisigaye mwazizanira rimwe umusaza nakomeza woroshye ko umuryango wabashongoye kugira ngo bambe hafi, kandi uri kubona ukuntu bari kuza banezerewe. Birabanejeje cyane kubona bagendana n'umubyeyi. bazana imwe bongera bazana indi Rwose uyu munsi nabo baserutse. Mubyeyi rero mwiza utera, ndagira ngo munyakirire ubuki bw'umuryango wampaye, abagira ngo bakureho urukoma busogongere, maze wowe ubunywe, nibukunyura ndakugezaho ubutumwa bw'umuryango. ese urabuturuka nabutegeka Debo ngaho nimukimire mugende rwose nganire n'umubyeyi. Ntabwo mbutegeka ahubwo ndasaba. urabuntuye hanyuma ukanjya muri wo nikomo Ndagira ngo oya ntabwo reka ntabwo byabaho. Ntabwo byabaho. Hari abakiri bato twatoje gukora uwo murimo. kababwire rero Egera hino nyegera rwose. uyu nguyu Ni uyu nguyu ko yabitorejwe se. usarabimenya Oya yarabitorejwe ndabizi. ko yakubwiye ngo ko aguma mu biganza byawe se. Nta kundi nyine uraje mubungabunga. niko ye Karame. hanyuma rero tudabuzanye, hanyuma ndanategetse ukureho urukoma ngo aho yagiye urukuraho, hanyuma nindangiza ngo usogongere, hanyuma harya agiye ngo nicyo ndi bukore ni igiki. Ntabwo nategeka. Mbwira wimurikiranyiriza nyamuneka no mu mategeko yawe akomeye. Nasabye ngo ubuki nzanye. Yego. Data yambwiye ngo nimbushyitsa mu muryango bakureho urukoma. Abo muri uwo muryango? Oya ntabwo ari abo muri uwo muryango. Komeza. Nindangiza umubyeyi utera, njyewe ndabusogongera kuko uvuye kwa data, maze wowe ubunywe. Nibukunyura ndakugezaho bwa butumwa bw'umuryango mubyeyi. Ya makuru baravuze ko ari amakuru, none ugiye ko ubutumwa buriya ese uragira ngo amakuru yo sibwo butumwa? byaba bitoroshye. Kaze nk'egera rwose wamfasha, ndabona mu gutega amatwi nitonze. Nyegera rwose. Bakubwiye ngo ubuki buze, n'ubu hageze ngo aho utuye bukureho urukoma. Oya namara kubukuraho urukoma ngo usogongere. Numara kubusogongera nanjye mbumwe, hanyuma munega amatwi ngezeho amakuru. Nibukunyura nibutanyura ndabizi ko bukunyura. Soma. Oya reka nsome rwose. Hari ubuki bwo kwa data se? Ariko abatware mu byiza rwose. Agiye gusoma ataranakumva koko kare. Nubwo abatware wasanga yenda ari nyirabugiye. Oya muza mwanyuze. Tuza twanyuze mu nzira nziza, tugenda neza, ni amahoro rwose. Mbara reka mabwire, mwabonye akigera hano ukuntu yari ameze, n'abaje bawutwaye niko yari ameze. Cyokora bazi kongera agasubizaho urukoma. Oya ese ubwo ngiye kukubeshya? Hari ubwo ese mu kuvuga uko buri ongera usome. Mumere se mubyeyi.
Ngomere nongere mu cyangwa urabisokoza uko byogoje. Wishyire hariya ntacyo bitwaye. Mbakare karame mubyeyi bamwambuye. Biragaragara ko nyine urugero mwakoze rurerure kandi nabakwanga ubuki mwatuye. Ariko urugero rwe ni rurerure. Urugendo ni rurerure ariko nayo siro ese urashaka kujya musuzana mushimire nyamuntu bagira musuzana oya oya nta kibazo kwa data imivurira hari ndoha ariko murakoze gushima twaye rwose si ibyo urugendo rurerure ariko ubundi ntabwo bwari bwenze nabi pe murakoze gushimira murakoze cyane hanyuma rero reka maze gusaba ikintu kimwe hitemo kimwe mu bintu bibiri wavuze mukanya ukigera hano wazanye ubuki uravuga uti ni intwererano ikaba n'intashyo tubiganiriye neza ubona hari ndibuze gusaba iyindi ya kabiri twemenya ko intashyo zimera zitya hanyuma ikaba intwererano kandi twayakiriye hanyuma ubuki nabwo uravuze ngo ushobora kubukoraho ibintu bibiri murasaba kugira ngo duhe amakuru kandi cyambere ni amakuru hano mu muryango wacu twari twishimye tuyishimiye hanyuma tubwira ko hari n'ikindi ufite ntumvise neza agira ngo rumbwire ubuki icyo ugiye kubukoresha uragira ngo utange amakuru cyangwa hari ikindi ndagira ngo mbagezeho ubutumwa bw'umuryango mubyeyi ibyo amakuru urabyihoreye buriya biterwa n'agace iwacu hari ibyo twita amakuru ariko muri ayo makuru iyo turimo dutaramye turi muri uwo mwanya n'abafite ubutumwa barawutambutse ntacyo bikora uko ubyumva rwose kandi turabyakiriye mubashimiye yaba amakuru bwaba ubutumwa mubyeyi mwiza turabashimiye muri imfura rwose dushimiye uburyo mwakomeje kutwakira neza n'ibyishimo n'umunezero mu izina ry'umuryango wa Ngarukire Filimoni turabashimiye twaje tubagana tuza muri uyu muryango tugenzwa n'urukundo tuza tugenzwa n'ineza tuza tugenzwa no gukomeza kwagura umubano ushingiye ku rukundo mu gihe gitambutse twari mu gitaramo cy'umuryango iwacu turimo dushimira Imana ku by'Imana yakoze dusoza umwaka ndetse turimo tunareba uyu mwaka twinjiyemo ubwo twari muri iyo nkera y'imihigo tureba abana bacu uko bitwaye ku mashuri ndetse tunategura uko bazasubirayo maze rero umwe mu badukomoka ku Rukiryi umusore ugejeje ibigero ubwo yari akutse ku nkiko y'igihugu araza acyuye ishya aragira ati dawe nanjye ndifuza guhiga muri iki gitaramo tutijya mbere aragira ati rero ndifuza ko muri uyu mwaka mwanyubakira urugo ndambiwe guhora nsasura hagira urugo n'imihana yarwo nkagira umugore abari aho ngaho ba nyirasenge ndetse na ba se wabo baragira bati umusore wacu yakuze yisubirira ku murimo aho yaragiye asubiye aho yari ari ku nkiko z'igihugu dusigara tuganira nk'umuryango tubaza nyirasenge kuko niwe wakundaga kumumenyera byose aratubwira ati aciye amarenga ariko murabizi neza ko ntabwo umwana yakwimenyera byose ahubwo nk'umuryango hari ibyo tugomba kubimenyera turaganira turavuga tuti nibyo koko twabyumvise ahubwo reka turebe imiryango dusanzwe tugirana igihango turebe buryo ki twafatanya kugira ngo twungure umuryango twubake amaboko bityo ndetse tuzabone n'igisubizo
cy'uyu musore wacu. Turimo tuganira rero, nyirasenge uwo mwana wacu ugeze ibigero aratubwira ati nyamara mu Bugoyi hari umuryango mwiza tutijya mbere. Hari umuryango w'umubyeyi Ntawuheba Pascal, ni umuryango ugira ukuboko kwiza, ni umuryango Imana yahaye umugisha, ni umuryango wuzuye ineza, ni umuryango wuzuye urukundo. Umubyeyi Ferimoni aratubwira ati iryo zina ndaryibutse. Uwo musaza Pascal nibutse ko igihe kimwe natabariye u Rwanda, ubwo abanzi bari bansumbirije yaramvunnye, bityo bituma ntabaruka amahoro, maze mpabwa inka y'umuheto. Aratubwira ati iyo ntamugira nari guhabwa inka y'imirindi. Bityo rero mugende mu ndebere uwo mubyeyi, umundamukirize, mumubwire ko Imana ikomeje kundinda hariya i Nyamasheke. Nibyo koko umuryango urashongora, uragira uti Karera ni wowe dutumye nk'umuryango. Bandebera abasore, bandebera abagabo b'ibikwerere, barambwira bati genda ugere mu Bugoyi uturamukiriza umubyeyi Pascal, kandi numara kumuramutsa mubwire ko umubyeyi Ferimoni Imana ikomeje kumutiza uburame. Umutubwira uti ineza wamugiriye yarazirikanye, bityo akaba agira ati dukomeze twagura umuryango, cyane ko twagiranye igihango. Nibyo koko rero mpageze mwaranyakiriye, munyakirana neza, babwira ko mvuye mu muryango wa Ferimoni. Murambwira muti Ferimoni turamuzi, turatarama, muranzimanira, ndetse nabo twari turi kumwe turishima. Ariko ndababwira nti reka njye kuvuga inkuru nziza y'inkusi mu muryango, uburyo munyakiriye, ariko ntabwo birangiriye hano, vuba nzagaruka. Murambwira muti rwose vuro kwa Ferimoni ejo cyangwa ejo bundi nugera ku marembo ukavunyisha tuzaguha ikaze. Bidatinze rero naragarutse, noneho mubyeyi arambwira ati genda ujye mu muryango wa Pascal usaba irembo ry'umuryango, irembo ryinjira inka igasohokamo umugeni. Naje rero ndi kumwe n'umuryango, turaza muratwakira, twongera kuganira ku by'urukundo ndetse n'ibihango by'imiryango yacu bagiranye. Ndangije mbabwira ko tuje gusaba irembo ry'umuryango ryinjira inka rigasohokamo umugeni. Murambwira muti dushingiye ku gihango dufitanye na Ferimoni irembo turarikwemereye. Nanjye ndababwira nti data yambwiye ko nimumara kurinyemerera siga inka yifata rembo. Inka ndayisiga irashima, maze nsubiza inkuru nziza mu muryango, mbabwira ubwo butumwa. Ndibuka turimo dutaramanye namwe mwarambwiye muti rero Karera amarembo yacu aragendwa, niba rero usabye irembo uramenye utazaba nka ba bandi tujya twumva mu bitabo by'insigamigani. Ndakubwira nti iwacu suko abasendataze bahaba, ahubwo haba batebuka n'ababagira ubwira. Mubyeyi rero uyu munsi mbagirireho umugisha, naje ndi kumwe n'isibo ngari, gira umugisha wo kubasanga mu gitaramo cyiza kivuga Imana, igitaramo cy'umuryango. Nagira ngo rero kuko mbagireho umugisha dusubukure icyo kiganiro twagiranye ubwo nazaga gusaba irembo, maze uyu munsi munyemerere mbagezaho ubutumwa bwo gusaba umugeni. Umugeni nsaba ni Rukundo Olive, ngo tumushyingire umusore wacu ugeze ibigero witwa Mayira Eustache. Bityo imiryango yacu
ikomeze yaguke, kandi njye nawe tubona abuzukuru. Imana yaduhaye umugisha mu muryango iwacu, itumenyera byose, ariko ntawe wikwiza kuri byose. Ntiyaduha kwibyarira bakazana n'abakwe. Niyo mpamvu twaje tubagana kugira ngo mutumenye, mudukenure ku mbuto muntu. Murakoze, mugire amahoro, murambe mu nka, murambe mu ngabo, kandi mugire Imana. Mubashimire. Murakoze cyane. Mukoye Karame sa n'uca bugufi gakeya. urakoze mubyeyi. Mbega karera akora atya kuri Bibiliya, hajya bagiye kudusomera umurongo w'ijambo ry'Imana, yongera yikoraho hagira ngo niryo agiye gusohorezaho. None rero Ijambo ry'Imana Rikoye. ryavuze. urirwa utinda mu bijyanye n'ibya Filimoni na Pasikari, utabizi uri aha ngaho ninde koko? Yewe, harimo abo tuba turi kwibutsa kugira ngo bamenye igihango cy'ababyeyi bacu. Ndabyumvise. Urakoze kandi agira ngo gushimire ko uvuze ibijyanye n'iby'umubano wa Pasikari na Filimoni, kandi koko nk'uko bivuze ashobora ko hari abakiri batoya batari basanzwe babizi, ariko abarahangira ngo ntabwo ari benshi batazi umubano wabo bombi, ababyeyi n'ibihango bagiye bagirana. Ibyo rwose birazwi. Rero nagira ngo ushimire ko ubidusubiriyemo ukabitubwira byose. Hanyuma rero cyari amakuru, ndumva kibaye ikindi kintu gikomeye. Ni ubutumwa. Nubyumva koko? Ni ubutumwa bwabanjirijwe n'amakuru y'igihango n'umubano w'ababyeyi. Nibyo. Ariko bisoza ari ubutumwa. Nibyo. Ndabyumvise. Aho bisoreje niho mvuga hakomeye. Urakoze wa. Nagize ngo nibijyanye n'amakuru ngo tuyumve, hanyuma tumenye uko ibintu bimeze, ariko aho usoreje harasa naho hakomeye, kuko byanze bikunze iyo hajemo ibijyanye no gusaba umugeni, burya biba bifashe urundi rwego kandi rukomeye. Kuko umugeni wacu, umuhango wo gusaba umugeni no gutanga umugeni ni umuhango ukomeye, tudapfa gufata nk'ibyoroheje. Ariko ntugire ubwoba, kuko abo turi kumwe aha ngaha ndimo ndeba nsanga turakwiriye kandi kutungana ntacyo tutakora mu muryango wa Pasikari. Muhuze ibiganza nyabuna ababyeyi, muhuze impundu z'urwanaga, mushimire rwose zivuye. Hanyuma rero mbere yuko hari akabazo kamwe nagize. Wavuze ngo umuhungu yabasanze mu gitaramo. Yadusanze mu gitaramo. Hanyuma aravuga ati ndambiwe gusasa no gusasura. Rwose. Usibye si uko gusasa no gusasura, no kubabwira ko babirambiwe, mwe nk'umuryango wenda aricyo mperaho kugira ngo abandi baze kuza bakomeza, kuko ijambo ntirikiri iryanjye n'ubwambwe ngo hamishe mu maboko yanjye. Iri ryo sinarifata jyenyine pe, mba nkwambuye. Umugeni wacu ntatangwa n'umuntu umwe, kuko umugeni ni uw'umuryango. Yaba ari iby'amakuru n'ibindi nk'ibyo byo twari kugumya twivuganira dutya, ariko ubu ndaje mpereza umuryango ijambo. Ariko nawe nkwaje ni se bidusobanurire neza. Uwo mwana ati ndambiwe gusasa no gusasura. Urakoze wa. Hanyuma nawe ngiye kubaza ni se, usibye ibyo yavuze, mwebwe icyo mubona kigaragaza ko ageze igihe cyo gushyingirwa cyangwa se cyo gusabirwa umugeni, usibye amagambo y'umwana avuga ati ndambiwe gusasa no gusasura kandi ndarambiwe rwose, mwebwe icyo mwarebye mubona, wenda utubwire nka bitatu kugira ngo nabo nza guha ijambo baze kuba bashize ubwo batavuga bati mwana se uvuga ngo cyarambiwe no gusasa no gusasura. Tubwira ibintu nka bitatu nk'umuryango mureba mukabona ageze igihe cyo kuba yashinga umuhanda. Urakoze wa mfura we. Uyu musore icya mbere cyatumye tumuha n'ikaze mu gitaramo cy'umuryango, yari ari ku nkiko y'igihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri yaje acyuye ishya. Icya gatatu ni inkwakuzi, akaba intore nziza, akaba intwari mu iterambere, akaba ari umwe
wafatiye u Rwanda ahakomeye kugira ngo abana bacu bakomeze bagire ireme ryiza ry'uburezi, maze ejo hazaza u Rwanda ruzabe rufite abadusimbura mu gihe tuzaba tugeze mu zabukuru. Urakoze mubyeyi. Murakoze cyane. Ibyo si bikeya, ibyo si bike pe nkwambuye. Ntabwo yabagezeho ngo bananiwe kwiharika. Ibyo se yabinanirwa? Oya, ntabwo yabinanirwa. Ndumva atananirwa no gututira ngo ashinge umuganda. Oya, ntabwo yabinanirwa. Ndabyumvise. Umva rero reka nkubwire, kamereza uyu musaza turi kumwe, nze numva icyo avuga, nyamuneka taza kunteranya n'umuryango. Iryo ryo mbuwe imbere, ariko sinagifataho icyemezo jyenyine. Wamwumvise? Uwo ni umushumba wanjye. Uwo ni umushumba wanjye. Byose nibyo nkubajije, ariko nawe rwose mpereza uwuhese, mpereza uyu. Oya, bose ni ababyeyi. Ariko se uzi ko abona ruswa y'amagambo, urebe neza bataza kuguhana. Burya ruswa iba mu buryo bwinshi, na ruswa y'amagambo aho nyamuneka aho ngaho ubona wambaye sivile haba harimo wakwatiye n'uruswa. Ibyo ntibarengarukiriza aho ngaho. Barayiciye iwacu, ariko rwose nta nubwo yahagera. Murakoze mubyeyi. Karame mubyeyi. Wishaka se kwigwira mu maboko ya Butera. Nabe nusitse nayo yagamo. Yewe, ntabwo na ayo ngayo se ko yongezemo ahubwo ngubwa neza kurushaho. Amaboko y'umushumba. Ubona se ibintu byawe bitoroshye. Ariko reka wenda twoye no kutinza. Ahari ushobora kuba hari ukundi babitekerezaga. Ariko abaca abageni barahari. Ariko abaje gusaba abageni bagomba no kugira uko bagenda. Mwabyiteguye neza? Yewe, twaje twikwije rwose, cyane ko uyu muryango dusanzwe tugenderana kandi dusangiye umuco. Duhana n'abageni se? Ibyo ngibyo kandi igihango cya mbere ariho twakigiranye. Hari abandi se twaguhaye? Yo mubyeyi, shima ko uvuga rimwe nkumva kabiri, ntugire ngo nari nabanje kugukumbuza abana, ahubwo nagiraga ngo bize kugera mu mwanya wabyo kandi byose bigende neza. Yemwe munyaruke banyagicari mugejoro, muze umuryango baramutse. Ahari byaza no gutuma umubyeyi Butera arushaho gukomeza kuza kumbwirira inyura umutima. Munyaruke mugejoro, munyegere rwose. Ntabwo umwana wageze mu rugo agashima, ntabwo yajya ku babyeyi ngo agende gutyo gusa. Dore aba niba abakobwa mwashyingiye, aba niba abakobwa rwose, ahubwo munyemerere mubyeyi muze mubaramutse mubahesha umugisha. Muze mubaramutse mubahesha umugisha. Bambwiraga ngo bari bakumbuye kugera mu muryango, murabibona rwose. Ubu mu kanya nongera n'umushumba karangwa, ndabona abashumba babazanira amaturo. Barabyerejwe. Muri abo mama Yeri, muri abo mama Fiyo, mama Muneze, mama Ishimwe, mama Mugisha, uwo ni wa wundi mwerutse kuduha. mama Mary, musigaye angana gutya. Ni uwo rwose. Mpamvu umuha amashipe siko nari muyobewe. Ni uwo rwose. Mwebwe ni wa wundi w'ejo bundi, dore uko asigaye angana. Mva rero Kare, Karame muzeyi, ndagushimiye. urakoze cyane. Uri imfura pe. Mwabonye muhawe amashyi muhashimiye.
noneho rero utambuke mwegere hariya musange bakuru banyu abakira ibyo biseke mwashakiye n'abo bicara aho ngaho rwose bashira urukumbuzi n'abana bari mu muryango rwose birumvikana sinabivuze se abana bageze ku babyeyi se aho ngaho rwose mwashakiye ibyicaro kandi n'abanyamugisha uriya Murekatete murebe uriya usa nkaho yegeye ijuru akigera mu muryango iwacu hari inka yahakaga ahise yibaruka inyana ebyiri. Ni abanyamugisha rero bafite ukuboko kwiza. Muse umuryango wagireho umugisha ntabwo wabura kugaruka rwose. Mugarutse nimugende babaremera ibyicaro maze muramukanye mwashiranye urukumbuzi se. mva rero numara gushira urukumbuzi mwongere mwicare mu byiciro by'iwanyu hanyuma hose n'umuryango wanyu ugiye mushakira murongera musubire hariya mutembere ariko mukagera iwacu ngo mugende mutaruhutse. mva rero Karera ndagushimiye pe mwa muryango nimushimire uyu mugabo ni imfura kandi n'umuryango we ni mwiza. Mwabyumvise ko bose bagezeyo bahinduriwe amazina yabo yarahindutse kandi bagize amazina meza. mva rero Karera kamubwire yego nayo ngiye guha akanya uyu mushumba w'ubundi ko twakongera tukabona amaturo y'abandi musigaranye ese mwe nayo muyazane bareka nkubwire rero gatwa gutinda ndakwemereye saba umugeni mba mpambuye urakoze wapfa saba umugeni rwose saba umugeni rwose muzehe mwiza muri imfura kandi sere kwingiye utambwira kwifundura pe oya rega dusangiye umuco ngaho gikoba Debora dusangiye umuco munyakirire ubu ni kigo gusaba umugeni nubwo gusaba umugeni ntakiri ubu kigo gusaba umugeni turabwakiriye murakoze cyane murakoze maze rero mubyeyi mwiza rwose nk'uko twabiganiriyeho neza umuryango wacu waje wikwije dusangiye umuco kugira ngo igisubizo dukeneye mu muryango tukibone maze umuhungu wanjye nawe azaseke yishima nezerwe. murakoze cyane urakoze wamfura we. umuryango rero mwabibonye nk'uko Karera yabivuze umuryango wa Filimoni wa Pascal n'imiryango isanganywe ntabwo bari bakuru turabizi kandi n'abakiri batoya kugira ngo bamaze kubimenya ko dusanganywe ariko nk'uko mubyumvise umuryango wacu barahageze kandi basabye irembo abari bahari twararibemereye kuko twari dufite uburenganzira bwo kuritanga ariko uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo basabe umugeni mu muryango wacu. Ntabwo rero turi buze kuvuga ngo haba harimo abavumba hari abo muri kumwe Karera baba bose n'ab'umuryango. numvise mwigisha watwigishije mu gitondo avuga ngo hajya habaho n'abavumba ngo bari n'ahantu baba cyane noneho warebye usanga bose ari ab'umuryango n'ab'umuryango ariko mu nzira nanyuzemo wasanga ari ababonye nikoreye abo bakamurikira ariko bageze hano babaye ab'umuryango humura ibyo niyo gutera ubwoba kandi iwacu umuryango wacu dufite byinshi dufite byose kandi abatugannye bose tubakira neza kandi kimwe. murakoze cyane rero n'uwaba yari umuvumba yicaza amatako yombi murakoze cyane nagize ngo ugiye kuvuga ayandi ariko yicaza amatako yombi hanyuma anywe bamwakire Karera yambwiye ko ari bunywere nabo mwazanye mwese mu nywere kandi babakire rwose nta kibazo. abantu rero ni imfura kandi nimuza kubona hari n'abavumba barimo
nta kibazo, bose iwacu turabakira, cyane cyane umuryango turebana wa Filimoni, kandi intore ziri imbere murazibona, ubonye bariya bakobwa bacu twabashyingiye babaye ababyeyi, mwabyumvise kandi bameze neza, barakeye, batunyuze imbere, turanezerwa. Rero nagira ngo saba umuryango, ndabizi ko bitabatinza kurambagiza uyu muryango, ahubwo mumbwire niba mwatwe mwanyemerera kongera kubaha umugeni, kuko si uwa mbere twaba tumuhaye. Uriya muryango ni umuryango mwiza mu by'ukuri, jyewe ndabasi. Noneho mpe wa mushumba indi cyayivugaho, numvise abashumba bakunda cyane rwose, n'abashumba se none n'umushumba wabo bose n'abashumba banjye yantoje neza rwose. Murakoze. Ntabwo ndi bubaze ikibazo kugira ngo mbone ituro, naho bagiye ndatanga igisubizo mbone kuribona. Nk'uko bivuze, uriya muryango ukwiriye umugeni. Amashyi menshi cyane rwose. Negereje ko iryo turo riza, none wanze kugira ngo rize biba bisaba gutanga ikibazo, ubwo bijya bigera n'ubundi abantu bashima Imana iyo ikibazo cyabaye, nayo igisubizo cyaje rimwe na rimwe haragiye gushima bigorana. Naho turashima. Reka ndebe ahangaha yewe nyirasenge umva icyo abivugaho. Seko ndeba haguruka vuba wageze ngo wamenya ari buze kuvuga gutera. Shanga mwaramutse neza, mwabyumvise ibyo hari abantu bavuze, ijambo ni iryawe. Murakoze, basanze muri imfura, umugeni ndamubahaye. Mwongere impundu babyeyi. Nta nubwo ari ukwemera, ahubwo baramubahaye. Ngo rero reka nkubwire Karera, ndakumva rwose. nyuma y'ijambo ry'uriya mubyeyi nka nyirasenge, nyuma y'ijambo ry'umushumba nka se wabo w'umukobwa, ndagira ngo ahari ubanza nanjye ntacyo ndibuze gutinda nongeraho kindi, ahubwo nagira ngo mubwire ko umugeni tumukwemereye. Urakoze wacu. Turajya simvuze nka nyirasenge ndamuguhaye, ndamukwemereye pe, izina ry'umuryango. Urakoze cyane wamfura we. Nyamune nyegera umuryango mwiza utwemereye umugeni, ntabwo twabura gushimira, maze mubyeyi. Ariko Debora nakubwira ngo rwose uzimuhe azizane rimwe, uzita amazina zose, none ugenda w'icyogera. Mubyeyi niba hari ikintu cyashimishije Debora, ni ukuza ariko wanza ari byo disi, uzi ko arimo kuza aseka. Usanganye nawe byamushimishije. Arimo rwose uzaseka, se waba usaba bicaye hehe? Niko. Kandi Debora nawe ari kugenda agera ibigero, shime, kandi umuryango yaboneyemo umugisha. dore ngo uyu Debora rwose. Mubyeyi rero nagira ngo mama mushyikirize nyirasenge w'umwana. Ndabizi neza ko nibo bamumenyera ko umukobwa ageze ibigero, bakamenya ko agiye guta urushunzi, bakamumenyera ibikwiye, bakamenya ko agiye guca inkori, bakamumenyera isuku, maze bakamujyana ku ruzi, inyungaruzi ikaruma ibere, umukobwa akaba arabonetse. Umushimirire. Nuko rwose. Kandi ndabizi neza ko ba se w'umwana na ba se wabo aribo bamumenyera amarezi, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi atazavaho asomesha urwandiko. Ubwo buki nabwo n'ubwa kirira nyirasenge sha, maze utambagira hariya bagera hari abakomeza bareba ingendo yawe. Debora agenda aseka rwose. Nuko yagezeyo. Urakoze cyane. Maze rero umuco wacu ntabwo uraca injishi, ndagira ngo wa muhungu wanjye anyegere. Abanguka. Nanjye nze se.
nawe ntabwo twegera hano kuri iyi mbuga ngari y'umuryango maze arera we uzi gukeza ubuhake yewe se ariko uzi gutaramana n'abashumba kandi aba bose nakuriye mu biganza byabo bantoje neza. Patrick ugarutse se cyangwa yandi haje Ezekiyeli Ezekiyeli yegera ni bigize kandi amabase oya ntabwo ari amabase ntabwo ari amabase Envelope se muzeyi mwiza izi umuco dusangiye ni inkwano z'ibanze zino zo mukora oya ni iz'ibanze kubera ko ari iz'umuco iyi ikaba cyozi cyogera inka iyi ni cyose iyo ni cyozi kandi ntabwo ari yonyine iri kumwe na rugori fasha shana abanyekere iyi ni cyose iyi ni rugori iyi ni ruguri zikaba ari zo gufukura amariba kugira ngo zizashoke neza. yego ibyo ndabyumva kandi igifunga cyaho gifunze neza cyatunganijwe neza. se atari envelope yose akayimeza Ezekiyeli aracyari kwigira ku bakuru aka nta gace se kandi mukajyana ni imashini nishushanyije nk'akantu najyaga niga mu ishuri ngo bita akabazara ubundi nibyo urabona batabifite ni kamwe ko ari byinshi ahubwo abonye baragomba ibibazo kabisa. mubyeyi mwiza uko abivuze ni ukuri byari ibibazo ariko tugeze hano ibisubizo. iyi rero akaba ari imashini ariko mu kinyarwanda nifasha mwahize bikavuga ngo nta joro ry'umutunzi. murakoze cyane. ubu ni gutya zazifata kugira ngo itaba akabazo bitaba ibibazo mwe mwaje mutya twaje dufite ibibazo ariko tugeze aha byavivuga bibaye nta joro nta joro ry'umutunzi. Mucyo nta n'uguca ubw'abandi ni uguca ubwacu. mu rubibi ntabwo ica ubw'abandi ntabibonye n'iyo ikuriye dukita igaruka ntata ni umuhaga n'umushumba aba yabikora birirwa bikura abishyira mu bikira jerekani iriya ni ibasi oya ntabwo ari ibasi iki ni ikibumbiro kandi z'umuco kirakurungiye kirakurungiye pe mpamvu oya ntabwo ari icya kijyambere ni icy'inka z'iwacu kije mu muryango kugira ngo n'igihe zigiye kugishwa bazijyanye kugisha zibashe kubona uko zishoka. mubyeyi rero hambere aha urabizi umukobwa yageraga igihe cyo kurongorwa amaze kumena ikibindi kirenze kimwe ariko ubu ngubu njye nawe ntabwo imeneka ni igicuba kandi kiracyari isugi nimwe muzacyangura igira data yaricunguye uhereza uriya mugabo atwereka ngaho cyangwa niba ari isugi yakizane tuzisugurire zanabwo zisugurira aragisugurira wowe byihorere aragira ngo dahira tuzisugurira ntacyo hasi n'umusenyi hejuru ntego ushakaho yureka akavuga se buriya yabuze ibyo avuga ntiyavuga n'umugore we avuga n'ibyivugo by'umugore we yakarari yapaka barasi shongore baririmba inyamugati cyane yorekera bagarukiriza abana b'abahungu barimo baratozwa neza. ndagushimiye urakoze ndagushimiye rwose urakoze mubyeyi ahubwo ndabona basanganywe hanyuma rero niba ari ibyo ngibyo sura mu byicaro byawe urakoze ibyo ntibibaye se birabaye ariko mubyeyi kuko nakugireho umugisha Gihanga Ngoma Ijana yahanze ibintu bitatu. icya mbere ni umutwe w'ingabo. icya gatatu
cya kabiri ni inka nk'ikimenyetso cy'ubutunzi n'iterambere. Bitondekanje ndakumvise. Mere ku cya gatatu tukibagira. Maze rero nageraga ngo bikurikirane neza hataza kugira igisobe ikindi. Maze aragira ati uzakunda umwari w'i Rwanda azamukwa inka. Mubyeyi rero uko nakubwiye ko ducanire se cyangwa uracanira tugukosha? Oya, ntabwo nababwira ngo mucanire, igicaniro cyane gihoraho, ahubwo nkosha gukweri. Urakoze cyane. Gukoshe ne mbwira pe. Njyewe kwa data dufite amashyo angahe? Suragira ngo buriya ukiyabara utaragera ku rwego rwo gutunga bikwiye, ahubwo tugeze no mu masanzu. Gukoshe rero nkosha rwose, nkosha karame mubyeyi. ngo murikwije? Turikwije rwose. harya urwuri rwanyu rwahe? Urwuri rwacu rwegeranye n'urwanyu. Ni nyamuna ahandi hariya rwose. ubundi se yanyana batarembo niyerekeje zaziri zazanye zo byagenze bite? Zimwe zazanye zari zo kugira ngo zimenyereze, cyane ko twaje turongoye ishyo, ariko umuryango niba washimye zose ziracyari kumwe nayo. Ziracyahari kandi zimaze no kumenyera ikirere cyo mu Bugoyi. noneho rero karame turakosha nitunyaga. Yego. ugende ubwire abo bashumba bawe bakuremo inyana nyene zizerekeje, hanyuma izindi muzisubizeyo niba inzuri zanyu zarabaye neza. Reka mpe mukuru wanjye Basumbu ibyo umubyeyi yavuze wabyumvise. nyakubahwa mushumba Venuste turabashimiye kandi rwose ntabwo mutunyaze, kuko n'ubundi twari dufite amashyo twazanye kugira ngo muhitemo, ariko ubwo mwemeye, ubwo mutwemereye ko izaherekeje ifatarembo mwazikunze kandi mubona nta n'ikibazo, ariko abo mwazanye bo ntibabyemeye. wabyemeye amen. Ntabwo karere reka muhire. Ndakumva mubyeyi. Banze ibitekerezo neza kugira ngo ntangarize umuryango ko inkwano tuzishimye, kuko ndavuga uti mwishimye mukosha muri izo bitubwira gutyo. Mva reka nkubwire, gukosha si ukunyaga kandi inkwano si ikiguzi. Ndabizi mubyeyi. Ishimwe ry'umuryango. Hanyuma utinye kubitanga igisubizo teka maze amasumbuku. Banze numve nawe nyamuneka utanze abagabo, mpareba kugira ngo no gutanga abagabo. Twebwe hano iwacu nkurikije umubano Pascal na Filimone bafite basangamo, n'umugeni w'ubuntu twamubaha. Mubyeyi, buriya impamvu iwacu mu muryango data yadutoje twese, ariko buri wese agenda afite icyo ashinzwe. Uyu rero ni umutware ushinzwe inka, umutware w'inka. Niyo mpamvu nagiraga ngo ashinzwe umutwe w'inka, nagiraga ngo abanze rero atubwire niba koko izo mubyeyi yavuze ubutaha niyo tuzajya dukosha. Oya rwose ko twese turi bamwe se njye nawe. Ndabyumvise ndabimenye. Rero twashimye impano zacu zishimwe. Mwakira impano n'amashyira impundu, twakira impano. Amen. Urakoze cyane, ndagushimiye. Urakoze mubyeyi. Hanyuma rero atangiye karusaba. Nanjye ni gusaba urama rwose ntacyo wamburana. Harya wa musore wavuze ngo yitwa Mbayira Eustache. Mbayira? Ariko namwe mwazanye mwari muri kumwe? Oya, ntabwo nagendana n'umwana mu gitaramo. Nagira ngo rero ngusabe ko nta byashoboka yaza muri iki gitaramo, hanyuma rero tukamuramutsa. Urakoze cyane mubyeyi. Reka mbwire mukuru we Patrick nyarukubwire Mayira, mubwire ngo mu gitaramo arakenewe,
aze ababyeyi bamuramutse. nibaguha amashyikara wirira Reka ibintu nanjye nsome. irira ibintu witeka kuhamugisha utangiye umwaka neza. Urakoze wavura we. yewe nabona uzi kuvugira mu ruhame nkabona ukuntu wambaye neza uri sumati nkareba karuvati imeze neza uruhanga rw'uruhehe mu rugamba bwiza nk'ubwaroni nkavuga ati nawe waguha umugore ntacyo wabura icyo umumasa. none ubwo tumaze amatsiko atari we wirwana ibaguha n'ibashyi. Uwo mfite aranyuze kandi warabashumba niwe bamushingiye. Iyo mpindukiye iburyo ndamira neza. Amena. uranubaha Imana biragaragara ntabwo uri ntacyo upfana na Semanuka ayambuye ni Marina Estache yemayi ntiwirwa wikora ngwino byaciyemo urariyumvise zamura ngo karirimba sha hari ubundi umukwe baramuririmbira akagubwa neza uzane n'abagaragu zane n'abagaragu n'ibisonga mu ruhame baragukeneye uraharongeye ngabo ntoridasobanya nguwaraje none rubimburira ngabo ese mvuge iki ku mpimbawe rubimburira ngabo bikantera guterura inganzo rubimburira ngabo mvuga uwo bambara impunya rubimburira ngabo ku mugoroba kabatashye rubimburira ngabo rubimburira ngabo ntoridasobanya nguwaraje none rubimburira ngabo. curutsa rero turaza kubireba niba ari rubimburira ngabo koko kandi umwigisha yatubwiye watwigishije ijambo ryiza cyane aravuga ngo Yesu yaravuze ngo abatowe ni benshi abatoranyijwe ni bake muri mwe mwese nta wihamagaye ariko Imana ni nziza ni muhamashyi barasa neza. biragaragara ko aba bana barakeye barasa neza ni abasore beza tubaha amatwi tunezererwa abantu utari mayira kugira ngo twihutishe gahunda uzi ko atari mayira wese navuga ati twahagararanye ku nkiko z'igihugu nk'uko umusaza abasaba yabivuze ngo mwahagaze ku nkiko z'igihugu ntirwamenerwamo bigaragara ko mwari muri nkotanyi cyane nimugire gucya muvuga ati mayira twese turamwemera dukubise isari ararikwiriye araturusha rwose aho asigaje mwese mugire we muhati turemeye ni umusore mwiza arakwiriye mugire gucya rero kandi mugumisheho hasigare mayira wenyine n'igisonga. Mayira rero urwo nari muri aba kandi nahise mwibwira ati intambwe ujya imbere bungumisheho hindukira abahungu bawe babwira ati mu manure n'ubundi nabago wa mbere mukaba bakabize urabikora ko cyose ntacyo ukoze mayi ntabwo abantu uri bukore bakamanura kategeka nka rudahigwa akababwira bakubuziza ati mugire hari yewe icyo ubigenze rero ubwo mwumvise rero narinzi ko ari kadahumeka none n'umusore ukwiriye uyu muturage ni ukuri mubyeyi nguyu uwo twashaka amburirwa nsoza abantu bashyi menshi twakira umukwe ukwiriye umukwe turi umugeni mu muryango wacu turakwishimiye. Eka rero we karame muvyeyi Mayira ageze mu muryango uwo rero Mayira umusore ukwiye rwose umuryango wamwishimiye kandi ni ibisanzwe sanzwe ari umwana wacu hanyuma rero bakaba babaye umukwe muri iki gitaramo ariko nta nubwo bizakuraho gukomeza kuba umwana wacu ibyo bivuze ko imiryango yacu isangamo nuko turakwishimiye. Hanyuma abishinzwe bamurebera ibyicaro bityo hanyuma dukomeze igitaramo mba mwambuye kandi wabenyemerera gitangira ngo uraza kumuhera kandi tukuva dutangiye nabonye ntacyo basomye bakwakire bongere bakomere utambutse mayingwi witeka arakurengeye ngwino uhagarare hano waza mufate amafoto muze mwegere shobuja gutya ahantu niho Imana yakubwira kandi ubumva kutabyizeye mayi ubumvaga bimeze
wumvaga ibikubwira ukagira ntizabikora. Imana ari igitangaza, ntabwo uzi imirimo yayo irakomeye. Mubanze mufate amafoto, muramayira arashyira inkoni y'imbere, hanyuma aya mafoto azaba urwibutso, ibyo bavuga mu gifaransa ngo ni souvenir. Zamura inkoni yawe imbere gutya, manura gake. Abo bahungu bose n'igisonga nibafata inkoni zabo barebe ukuntu buri muntu wese ayikoza ku yawe. Mufate ifoto mpuzamahanga, cyo n'undi wese azayireba agahita avuga ati Uwiteka dukoreye ibikomeye natwe turishima. Umuhungu udaseka araba afite ishyari. Museke rero babafatorere rimwe. Seba buriya bose basetera. Uyu ari museke. Urabaho hagati ko gasha murasetsa abantu babibonye ababyeyi niba bahamashye. Mumanure rero hari nibo tukeneye za kamera. Irahakije nta byadutinza, bambaye neza kandi barasa neza. Abakobwa ngwino. Ngwino Imana nicyo yaguhamagariye. Abantu bari kubangura atambuka neza. Mayiteri ntabwo ujya imbere Mana. Ni mayira musuhuza umubwire ngo data yaguteguriye icyicaro cyiza na butera ashyiraho kashi uyoboye igitaramo. Abagenda wicare mu ntebe y'imvunwa, wicare ku ntebe itaragasonga bugari. Mufata ikiganza mu wamuhobe, muhobere. Zamusuhuza mukora imbaga. Bongera. Nenda ntutindeyo ko si wawe. Mufata ikiganza nawe wawe ari muzi mubwira ati ngwino nguteteshe. Mujyane hariya rero umwicaze mubwira ati twakira abakwe. Ko afite umusatsi mwiza ashiyege mwishi. Zorora mukobwa uramusatsi wiwe byagenze bi. Ndi Imana nayo n'igitangaza. Komeza wayisusa nawe umubwire ngo nimwicare we tugenda kumubwira ati nimwicare dore ko nta mwari ukoresha ijambo ngo wi ukoresha mni, nicyo kizagaragaza umukobwa warezwe. N'umugore wubaha warezwe aravuga ngo mwicare, niyo yabo yari icyoherera avuga ati wicare ngwino igarukire. Noneho aba basigaye harimo umugabo wenyine ntibakora ntitwamureka kwijyana. Cyogere mu mihigo rutagwabiza imbere gashongore baririmba nyamirwa batijana mugabo wigemaho bati komerezaho shobuja yanyuze ugende wijyane mu izina rya Yesu. Mbese uko hari icyo bitwayera ntawe uri mukobwa se musangiye umunezero no gusenga waze tumugira inama. Ihaze undi mukobwa umwe wambaye nk'uyu tumugira inama Imana twifuza. Wagira ngo wapfa guhagarara mu ruhame se utararezwe. Iyo utarezwe uguma ahantu harera ntujya mu bantu. Ariko iyo warezwe Imana igutoranya nkaho umva utishimye. Abasore bari ibanga. Bose sinakubwiye ngo harimo umugabo. Abo batatu nta n'umwe n'abasore bubaha Imana, bakunda Imana, bubaha n'ababyeyi. Tubaha ababyeyi n'ujya mu ruhame ushobora kujya n'ahandi. Hari n'igihe wisanga kubera umwaka ugiye ni wowe. Waza imbere y'abashumba usuzugu. Tubaha n'Imana ujya ahandi hantu. Ariko aba basore bubaha amashyi barasa neza. Abo batatu rero hera kuri uwo ubahobere wabwire ngo kuko mwambaye neza kandi Uwiteka abasize amavuta yo kwishima gutera n'umuryango turabakire mu izina rya Yesu. Ubahobere bagabo nanjye umukobwa nitonda ndasenga baho ntabwo mvuga nk'ubutse ndatuje. Mubaha ababyeyi data nabi muhamiriza nawe akabimpamiriza ko ntajya musuzugura, simvuga nabi ndatuje naranize. Hanyuma bafateho bose barebe ukuntu bafata, wafata ku gashuka, wafata ku musatsi, ariko bafate wajyane hari bagwe ngo muze mbere k'icyicaro Imana yabateguriye. Bagufate uhagaze bose bagufateho bumve wowe mufate gushaka. Murebe umukobwa abasore batasenze bareba ibaye. Hanyuma rero murakoze nawe bajyane nabwire ko witonda kandi nabo n'abasore ubahobere. Hanyuma gutera ganire n'uyu musaza kumwama gereza ibyo rero we arabe muzeyi. Uyu muhungu rero igitaramo no kwameze bakomeza atarama ariko amagambo meza avuga arimo nari mwakazamo ne mukuri gushira mu biganiro hanyuma agasetsa n'abantu. Ibyo ngibyo niwo murimo we
ariko nagira ngo ntiwicwe n'inyota ukomeze utarame bazi ibyifuzo byawe byageze ku musozo harabanza zisigaye ari ugutarama hanyuma twaza ku reba ko umunsi uca ikibu hanyuma tukagusasira. Murakoze cyane birimo ndagenda ngubwa neza ariko nagira ngo nkomeze mbagireho umugisha muzeyi. Hari ikindi dusaba se kandi nagira ngo ese uragira ngo arigenza areka kugusaba none se ko Imana yakumpaye kugira ngo mbonere umugisha kuri wowe icyo nafite nzambwira Yesu akikumpaye. Urakoze cyane nibyo nicyo shaka. Maze rero n'umuzeyi nagira ngo unyemerere Oliva mumuhamagarire muramutse cyane ko muheruka kera umwana muto ariko ngira ngo n'umuhungu wanjye Mayira abonereho uriya agira ibyishimo amenyo yose akagaragara yarimo rero ndeba ambwira ngo dawe urabizi ko hari ikiri kubura kugira ngo nanjye nishime nagira ngo rero ibyo nabyo mubidukorere muzeyi. Urakoze cyane. Iyo umuntu yamaze gukwa impano zo zigashimwa byari byifuzo rimwe na rimwe hari igihe biba hagati y'icyifuzo n'itegeko keretse nyine bidashoboka. Nagira ngo rero nsaba uwo muhungu tume bagenzi be bambwirire Oliva ko mushaka mu gitaramo hanyuma irinde mubwira ageze hano kandi nzi ko biri bugende neza hanyuma bakomeze bagutaramiye kuko ari mu mirimo y'abakobwa bacu urabizi ko baba bari mu mirimo ariko ntacyo bitwaye igitaramo ntabwo kizacutsa ataranyitaba hanyuma ibindi nkabimubwira turi kumwe ibyo usabye nabyo bigasubirizwamo. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha ariko gucutse ijuru muri cyo mubwire